muri ibi bihe amanota yasohotse yego hari umwana ejo wambwiye ngo agiye kwiga ku kigo kimwegereye kubera ko kaye yaratsinze agera hejuru ya 80 yego bagiye kwiga ku kigo kimwegereye kubera iwabo nta bushobozi bafite bwo kumwishurira yego buriya umugiriye iyihe nama ukurikije iby'uyu murongo uri kuvuga inama namugira icya mbere iwabo arabizi neza ko iwabo nta bushobozi bafite ni ukuvuga ngo inama nge namugira ni iyo kugenda akiga aho ngaho hamwegereye kandi akahiga yishimye kandi akiga neza kuko nawe azabona buruse n'abandi nizera Imana. Urashatse kumbaza ahantu iyi nkuru ihurira n'iri jambo ry'Imana? Ahantu bihurira ni uko nyine byageze nyuma bakaza gushaka abantu bafite matera kandi batari bishyura, ngewe bakansangamo. Icyo gihe rero ngewe nagize ubwoba kuko natekereje ko bagiye kunyirukana kandi sinzanakore n'ikizamini cya leta. Uko kugira ubwoba rero naritegereje mbona nta kindi kintu nakora. Icyabaye igisubizo muri ako kanya ni ugufata Bibiliya. Yari ifunze nka gutya, ngewe mu kuyirambura, izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turabashuhuje mwese mudukurikiye. Kuri uyu munsi nifuza kubagezaho umurongo wo muri Bibiliya wamfashije kandi ukanambera n'akabando mu buzima bwanjye. Mureke dutege amatwi. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Witinya kuko nakwicunguriye, uri uwanjye, nakwihamagariye mu izina ryawe. Nuramuka unyuze mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Ukanyura mu nzuzi, ntuzarohama. Nunyura rwagati mu muriro, ntabwo uzasha. N'indimi zawo ntacyo zizagutwara. Kuko ngihoraho ndi Imana yawe, nkaba nyir'ubutagatifu wa Isiraheli, umukiza wawe. Natanze Misiri ho incungu yawe, Kushi na Seba ho ingurane yawe. Bitewe n'agaciro gakomeye ufite mu maso yanjye, uri uwo kubahwa kandi nanjye nkaba ngukunda. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ikibazo mfite turabishimiye. Ikibazo mfite, Yego, ninde wari uri kubwira uwo Yakobo? n'uhoraho. Uhoraho yari ari kubwira Yakobo kubera iki yari ari kubwira Yakobo? Impamvu yari arimo abwira Yakobo ni ukuvuga ngo yari yaratoranyije Yakobo. Ariko nubwo yari yaratoranyije Yakobo yari afite umuvandimwe wari umufitiye ishyari, ku buryo yumvaga ari we wari wakagombye kuba yatorana. Ku buryo byageze n'aho Yakobo ahunga. Ibyo bibazo byose rero yanyuzemo, hari igihe cyagombaga kugera akaba yanashidikanya. Imana rero ni uko kuza kumuhumuriza. None se kuba Uhoraho yarabwiye Yakobo ngo witinya, ni ibiki yari ari kunyuramo byatumye mubwira ngo witinya? N'ibintu yari ari kunyuramo hano nibyo nari nkubwiye, byo kuba yaragize ibibazo byo kutumvikana n'umuvandimwe we, guhunga akava mu rugo. Urumva ibyo bintu ni ibintu byose bishobora guhungabana umuntu kandi bikamutera ubwoba. Hano harimo ijambo rikomeye rero. Uhoraho yabwiye Yakobo ngo you are mine, uri uwanjye. None kubera iki yabwiye Yakobo ngo uri uwanjye kandi n'umuvandimwe we yararimwe nayo, we ntamubwire ngo uri uwe? Ubwo ngo hano
ntabwo twafata ko ari ivangura, yashakaga kumwumvisha yuko iteka ryose bari kumwe, aho bari hose azamurinda, ibyo azanyuramo byose azamurinda, kandi nawe azabyitwaremo gitware. none uwo murongo buriya waba waragufashije gute? Ni wowe Yakobo babwiraga? uburyo uyu murongo wamfashijemo, niga segonderi, icyo gihe ndibuka nari indi siniya 6. rero icyo gihe twagiye ku ishuri, hari ku cyumweru tugiye gutangira igihembwe, ngira ngo cyari icya kabiri. noneho tugeze ku ishuri, mu busanzwe twe twararaga kuri matera z'ikigo. ubwo rero twamaze gufata amafunguro ya nimugoroba, baratubwira ngo hakurikiyeho kuza gufata matera. bitewe n'umunaniro nari nifitiye, ngewe nahise njya gufata matera mu ba mbere. ngezemo, ariko icyo gihe bari guha matera umuntu wari ufite borudero, kandi njye nta borudero nari mfite. rero amahirwe nagize, ninjiranye n'abana bari bafite borudero, bari abo muri turokome, bose bari bafite borudero. ubwo mu kugeramo dusangamo ekonome, yari umubikira, atubaza nimba dufite borudero. noneho babana twari kumwe bose bahise bazizamura nyine bagaragaza ko bafite borudero. ubwo ibyo birangiye, baduhereza matera, turagenda turasasa turaryama. ariko icyiciro cyadukurikiye, bahaye matera umuntu wese wagiye agaragaza ko afite borudero. ubwo ngiye matera namaze kuyihabwa kandi nta borudero mfite. byaze kurangira bamwe mu banyeshuri twiganaga nta matera babonye kubera nta borudero bari bafite. ubwo icyo gihe byabaye ngombwa ko nyine barara ku bitanda bitagira matera, kuko no kurarana ntabwo byari byemewe. ubwo buracya ku wa mbere tujya mu ishuri, ariko nyine bamwe barabirukana kubera nta borudero bari bafite. njye rero icyo gihe narihirwaga n'umushinga witwa Global Fund. ntabwo banyirukanye kuko bategereje ko uwo mushinga wishyura. noneho bigeze nko ku wa gatatu, animatrice araza muri karasi, asoma amazina y'abantu bari kuryama kuri matera kandi nta borudero bazanye. arangije, ubwo muri ayo mazina nyine nanjye bansomamo, kandi bahita bavuga ko ako kanya tugomba kujya kubonana na diregitirise, tukavuga uburyo twabonye mu matera, kandi matera barazaye abantu bafite borudero gusa. ni ubwa mbere navuga ngo nicyo gihe nagize ubwoba bikabije. numvishe ngize ubwoba, nibaza ukuntu ndi buve mu nzara za diregitirise, numva ni ibintu bincanze. kandi ikindi kintu cyagombaga gukurikiraho kwari ukutwirukana, kandi bo nta n'imikino bagiraga, barakwirukanaga ntunakore n'ikizamini cya leta. ubwo naricaye nibaza icyo ndi bukore, byose biranyobera. ikintu nakoze ni ugufata Bibiliya. maze gufata Bibiliya ndayifungura. mu kuyifungura, iri jambo mbasomeye niryo naguyeho. ubwo nararisomye, ndangize kurisoma numva ngize imbaraga, na bwa bwoba nari mfite numva buragabanutse. ubwo ndavuga nti ngiye kureba diregitirise, uko biri bugende kose Imana yamaze kunyemerera ko nta kintu ndi bube.
narahagurutse ndagenda akomanga ndinjira nta bwoba mfite kuko Imana yari yamaze kumbwira ngo ntugire ubwoba. Ubwo ngubwo ambaza uburyo nabonye mu matera ndamusobanurira, we akanyumvisha buryo ki matera nayibye. Ndangije ndamubwira nti rwose ekonome yari ahari, ekonome niwe wanyihereye matera, kandi no ku rutonde afite rw'abantu bahawe matera nanjye ndahari. Ngiye rwose nta matera nibye, ni ekonome wayimpaye. Ubwo ngubwo turavugana birangiye arambwira ngo ningende, nuko ndagenda. Kandi mu by'ukuri byarangiye, ikibazo kirangiriye aho ngaho, kuko ngiye narababwiye ni nubwo matera nyifite sinayisohokanye hanze y'ikigo nyiryamye. Rero ntabwo ndi umujura kuko nimwe mwayimpaye. Kuko ikibazo cyarangiye, kirangiye mu mahoro. Ubwo n'ikindi gihe najyaga mpura n'ikibazo nkumva kinteye ubwoba, nkabona imbere yanjye nta gisubizo gihari, fata Bibiliya nkongera ngasomera isomo. none se inkuru yawe irarangiye? Inkuru yawe irarangiye? Ntaho irangiriye. None se mu by'ukuri buriya baravuze ngo muzamure amaboko abantu bafite borudero, nawe urazamura? Njyewe ntabwo nazamuye kuko ntayo nari mfite, ariko kubera ko nari ndi mu bantu benshi bazifite ntabwo bambonye. Urashatse kumbaza ahantu iyi nkuru ihurira n'iri jambo ry'Imana? Ahantu bihurira ni uko nyine byageze nyuma bakaza gushaka abantu bafite matera kandi batari bishyura, njyewe bakansangamo. Icyo gihe rero njyewe nagize ubwoba kuko natekereje ko bagiye kunyirukana kandi sinzanakore n'ikizamini cya leta. Uko kugira ubwoba rero naritegereje mbona nta kindi kintu nakora. Icyabaye igisubizo muri ako kanya ni ugufata Bibiliya. Yari ifunze nka gutya, njyewe mu kuyirambura paragisida mba nguye kuri iri jambo, ndangize ndarisoma. Maze kurisoma numva mu by'ukuri ndahumurijwe. Ubwo nibwo nahagurutse njya kureba diregitirise, ariko ngenda mfite imbaraga, bwa bwoba bwamaze kunshiramo. Yego. Ariko diregitirise nawe yari maseri? Nawe yari umubikira. None buriya yari azi yuko urihirwa na Global Fund? We ntabyo yari azi, we bamuhaye urutonde rw'abantu baryamye kuri matera batarishyuye. Ntabyo yari azi. None ubutumwa wagenera abantu ni ubu? Ubutumwa naha abantu ni uko nyuma ya bya bibazo bigukomereye, hahandi ureba imbere, inyuma, ku mpande zawe, ukareba mu kirere nahe hose ukabona nta gisubizo ufite. Ibyo byose hari ubiri hejuru ari we Imana. Bivuze ngo iteka twaba twishimye, twaba turi mu bibazo, tujye tumenya yuko ibyo dukora byose tubikora kubera ko turi kumwe n'Imana. Ibyo tugiye gukora byose tubanze twayiyambaza, kuko ituyobora mu nzira nziza. Na hahandi wari bugere ukananirwa kwisobanura, iguha imbaraga zo kwisobanura kandi ukanisobanura mu kinyabupfura. Muri ibi bihe amanota yasohotse, Yego. hari umwana ejo wambwiye ngo agiye kwiga ku kigo kimwegereye kubera ko kaye yaratsinze agera hejuru ya 80. Yego. Bagiye kwiga ku kigo kimwegereye kubera iwabo nta bushobozi bafite bwo kumwishyurira. Yego. Buriya umugiriye iyihe nama ukurikije iby'uyu murongo uri kuvuga? Inama namugira
icya mbere iwabo arabizi neza ko iwabo nta bushobozi bafite. Ni ukuvuga ngo inama njye namugira ni iyo kugenda akiga aho ngaho hamwegereye, kandi akahiga yishimye kandi akiga neza, kuko nawe azabona buruse n'abandi, nizera Imana. Ajya akunda gusenga kandi akunde kwiga, kuko ntabwo wasenga gusa. Yego, ntaho Imana itakunyuza bitewe n'icyo yaguteguriye. Aho uzanyura hose, wanyura mu bikomeye, wanyura mu byoroshye, icyo yaguteguriye izakikugezaho. ariko ubusanzwe aba bamaseri bari abagome. Ntabwo ari ukuvuga ngo bari abagome, ahubwo ni kwa kundi nyine dusanzwe dutinya bihaye Imana, kuko ntabwo banga ikibi, murabizi, n'amakosa ntabwo bayemera. Ubwo rero uwakoze ikosa baba bagomba kumuhana. ariko wowe ku giti cyawe wumvaga wakoze ikosa cyangwa wumvaga urimo kure? Ku rundi ruhande njye nari nakoze ikosa byo kuba wafashe matora kandi ariko wizeye kuzishura. nari nizeye ko nzishura. none ibyo byo ntabwo ari icyaha wasabira Imana imbabazi? Icyo cyo nagisabiye Imana imbabazi. ntabwo nk'umuntu w'umwana ntabwo ukeneye gusaba imbabazi. nk'umuntu w'umwana ntabwo ukeneye gusaba imbabazi. Oya, kubera ko ibyo bintu urumva ni ikosa nakoze ndimo nirwanaho. ariko mu buryo narikozemo nta muntu nahungabanyije, kuko nari bundi ntabwo matera nayirengeje ikigo ngo nyijyane. hari na matera wafashe iyo utayifata nta muntu wari urayiraraho. nta muntu wari kuyiraraho. kandi n'ubundi buryo byagenzemo, ubundi ntabwo twazaga gufata matera ngo batwake borodero, ahubwo batwakaga amafaranga yo gukodesha matera. amafaranga yo gukodesha matera yo rero ngewe nari nyafite, ariko tugezemo batubaza borodero. none si bwo abo banga baguha matera bavugaga ko bagomba kurara? baragiye baryama ku bitanda byabo. bo bavugaga ko bagomba kurara he abayobozi? mu gihe bakwimye matera wumvaga bavugaga ngo bimye matera bo bagomba kujya neza. ibyo bari babyitayeho. ubwo umuntu utishyuye mbese ubwo hari mu masanga, hari nka 2:00 z'ijoro. hari nka 2:00 z'ijoro. kuvuga ngo umwe bamuha matera udafite borodero bayimwiye. Yego. none si ibiryo byo yarariye? ibiryo twari twamaze kurya nta kibazo. ubwo nta n'ikintu babwiraga umuntu utishyuye, mbese baravuga ngo genda ajya kwirwaza. nyine ubwo urumva kukugaburira ntabwo bigeze batwemerera, badutegeye kuri matera 2:00 z'ijoro. rero utarabonye matera yagiye kuryama ku gitanda, ashyiraho amashuka araryama. hari abantu si mwari muri kumwe wibuka wasuhuza mutakiherukana? abo nibuka, hari uwitwa Elizabeth twitaga mutagatifu bitewe n'uburyo yitondaga. hakaza n'undi wari witwa Efrozine. abo nabo twararaga muri shambure imwe, na Oliva na Delphine. ni ukuvuga ngo shambure twayiraragamo turi 5. ubwo se muri poromosiyo yanyu ni bande babaye abamaseri? poromosiyo yacu se, muri poromosiyo yacu n'abagerageze kujya kuba abamaseri byarangiye bavuyemo. ubu baranashatse baranabyaye. rwose ntawe wabitekereje kujya kuba abamaseri? oya, nabizemo ndabakunda bitewe
n'uburere bampaye, ariko nta ibintu byo kuba maseri byo ntabwo byigeze bimbamo, kandi kuba bitarambayemo ntabwo ari uko bari babi. Yego. Sawa rero gasezera uko watangiye usenga soza n'ubundi urimo gusenga. Ndagiye ko iri jambo ry'Imana hari abantu benshi rifashije, gusa ntabwo nabuze umurongo, reka mbabwire umurongo. Ni igitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 43, umurongo wa 2b kugeza ku wa 4a. Murakoze cyane. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.